nyine bwe ako se aburakaneke mwana gasani se ako se ugenda gacereka maze ngureme akira barya bavuga ngo duce baba ngo duce turi umutima mwisi tutabyishirimo into guhundwa niko Salomo yavuze mu migani bana nibanganijana ngo hariko ijana se ariko niki naguterese ufite imyaka 16 hajya ari ngaye tubura bwa mbere iye nasangaga uri guhatana rya n'igito cyane amateke hari umuntu ngo wavuye mu cyaro ageze i Kigali utavuga ati reka nemeza abantu b'Abanyakigali ahita bati kugira ngo abone ko ndi umusirimu akayoga isabuna akinyuguza womo kukanura kumva uri umutware Imana yamaye akaba ari uwagana he nyine Jean-Pierre ni uw'i Kigali hari umuntu ashobora kwibaza bati ese ko mbona aba bantu bari kuri kamera basa bimeze gute ni amaraso ya Yesu yabikoze ngo nawe yihangane nubwo ubona ko yatinze gutinda kwayo nibyo bidutera kurama kwisayayo izaza nabwo izaceceka ihindura amateka bagahindura amagambo urapfunyikiye ariko wenda nubwo kano kantu turabashuje mu izina rya Yesu abantu mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi Imana yabone ihereza umugisha nkuko mubibona ahangaha turi kuri channel yitwa Bohoko Umutima TV hano rero dufite umutumirwa Mana y'isi n'ijuru nakataraboneka cyo koza karabonetse kuko twamuzaniye abakunzi Mana y'isi n'ijuru reka tubahereze ikaze kandi tubahe na karibu ngewe turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Icyarutagurama Jean-Pierre ariko kuko haje ikoranabuhanga ry'ukuntu indangamuntu zigiye guhinduka ngiye ndi kumva hari izina rye ntemeranwa nubwo data yari inyise izina nimba Icyarutagurama mba nibaza hari igihe nivugana bakamvuga ati se ni ikigini ni ikidayibona ubu rero ndimo ndashaka ukuntu iryo zina ngomba kurihinduza nkitwa ifite amaboko harya twatuzi n'ujye umbwira uzita umwana harya nyibutsa ubwo Cyarutagurama ni igiki Cyarutagurama ni igiki nibaga bati ni iki yasobanurira Abanyarwanda Cyarutagurama ni igiki turaza kurigarukaho nta nubwo nakakwakira ndumva nawe uri gushyugunga mu kuvuga reka nkwakire wibwira abantu badukurikiye Imana yabo ni guhereza umugisha karibu murakoze nkuko bisanzwe ni mugeni kubo tuziranye ko tutaziranye ni Mutimana Monique Madame Jean-Pierre ubwo Jean-Pierre akaba ari uwagana he akaba ari umutware Imana yamaye akaba ari uwagana he nyine Jean-Pierre ni uw'i Kigali hari umuntu ashobora kwibaza bati ese ko mbona aba bantu bari kuri kamera basa bimeze gute ni amaraso ya Yesu yabikoze bivuze nk'ubwo ntacyo mupfana Jean-Pierre nyine ubwo nyine kuba muranga njye nivuze ko nitwa Jean-Pierre nawe wavuze ko umutware ni Jean-Pierre ese umutware wayitiranwa nanjye nkuko babibona nyine turasaye abantu bamaranye iminsi bagenda basa ariko n'ubusanzwe ni amaraso ya Yesu yabikoze atuma dusa nyine uwo Jean-Pierre ngewe hari ikintu ndi kwibaza abantu badukurikiye reka mbarize abantu badukurikiye nivuze ko nitwa Jean-Pierre navuze ko umutware yitwa Jean-Pierre ntiyigeze uvuga uti mfite umutware dore ngo turi kumwanga kuri kamera hari ushobora kubyibaza kandi bari kutureba nyine ndi kubyumva bari kutureba ariko hari abakwibaza se umutware n'uriya Jean-Pierre cyafite undi mu Jean-Pierre umutware ni wowe nta wundi Imana baye guheza umugisha rega buriya nanjye hari igihe mbavuze ni se uyu muntu ko ari gushaka kumishamisha aho ngaho wasanga wenda iyo tugendanye mu nzira musebya ko nyine utari bisobanuye yuko nyine ndi umufasha cyangwa ni umutware nanjye biba byancanze nari niyise umufasha kandi ndi umutware Imana y'amahoro niguhereza umugisha Mutimana Monique Madamu wanjye sheri wanjye nkunda cyomoro harya kakana nk'utu tuntu tw'utushito ukuntu kambwira ngo harya tuzakita ngo ariko tuzabibabwira tubazaniye umwana tujye tubwira n'abantu badukurikiye tuzababwira amazina y'umwana twamubazaniye tuje kumubereka ariko wamenye abantu bajya bavuga amazina y'umwana utaravuka ese nimba mbikubwira turi mu cyumba none tubivugira kuri kamera umwana ataravuka ariko buri nkosora utuntu twose ni mu cyumba amavuta yarakubariye nyine njye ntukubwira turi mu cyumba ariko
tuzatangaza amazina y'umwana wenda yavutse. twavuga njya numva ubusirimu buriya hari ukuntu abantu bagera i Kigali bagasirimuka, njya numva ukuntu ujya umbwira amazina nk'ane cyangwa hatanasheranye ngo kubitamo n'ak'icyongereza, sibyo ko njye ntanize njye nkayoberwa n'icyo rivuze. Hari n'igihe nzaciduka mwise na Kimbazi vuge ni yego sheri. Oya. Uranga abantu b'i Kigali ari ukuntu bajya mu basirimu. Hari umuntu ngo wavuye mu cyaro ageze i Kigali utavuga ati reka nemeze abantu b'Abanyakigali, ahita bati kugira ngo abone ko ndi umusirimu akayoga isabune akiyinyuguza omo ku kantu urakumva. None se ari isabune ari na omo byose si isabune? Ubwo mwari kwanga bahabye kuko nyine omo ikora umuti inakesha cyane, akoga isabune yarangiza ku isabune agahita yinyuguza omo kugira ngo nyine babone yuko nyine akaze nyine atwika. None nayo hari ukuntu ujya umbwira amazina ane nkavuga aya mazina ameze nk'imodoka iturutse kampani ikururana n'ay'umwana cyangwa se yitwa umuntu mukuru. Ariko harimo n'akitwa ngo atari ninde. Oya, tuzatangaza amazina y'umwana yavutse tukavugamo nk'abiri bitwaye iki? turavuga Ajya reka ngo ni inganji. Inganji nde? oya Murundi. Oya. Oya. Abakunzi bacu reka tubabikira agaseke tuzabapfundurira tubazaniye umwana. Ubwo ni surprise. Yego. Yego. Hanyuma abantu mudukurikiye kuri Bohoka Umutima TV, iyi ni ya couple yagaragaye iterahurira mu murenge iri gusezerana. Hanyuma rero dushimiye n'ubuyobozi bwa Bohoka Umutima TV bwaturaritse kugira ngo tuze ahangaha kubataramira. Mu byo twiyiziho tugiye kubacira mu buhamya ho gatoya, tugiye no kubaririmbira, ntituri buvuge ibintu byinshi cyane, turagezegereza uko dushoboye dukora ikiganiro kirimo n'iyobokamana. Ishobora kuba wenda ngende umuhanzi ngira ngo urabizi, nawe uri umuririmbyi ngira ngo ndabizi, tugiye kureba nk'akaririmbo nyine duhuriraho nyine turirimbira bano bantu, ndumva wagashaka wenda ko muri korali ntacyo bitwaye. Akurimba konzi Twarimbye ako mu gitabo. Ako mu gitabo? Yego. Ako mu gitabo ariko buriya nyine hari igihe nyine abantu bose ntabwo izo mu gitabo baba bazizi. Urumva kari kugufasha ari akahe? Kari kumfasha? Akarimbo kavuga ngo akarimo akantu kavuga ngo nawe yihangane. Ntabwo ndi kwibuka ukuntu itangira, gusa nibuka ko ivuga ngo nawe yihangane nubwo ubona ko yatinze, gutinda kwayo nibyo bidutera kurama, ku isaha yayo izaza ntabwo izaceceka, ihindura amateka bagahindura amagambo. Urapfunyikiye ariko wenda nubwo kano kantu kameramani azagakatamo ariko ntabwo nkupfunyikiye n'icyo. Wowe umbwiye indirimbo iri kugufasha ndayikuririmbiye. Nuko nyine abantu dukurikiye batayizi yose. Ariko ukuntu waririmbye okay nacyo reka aho ngaho tureke kuhatinda. Yego. Hanyuma hari abantu bajya bavuga batari ko buriya hari ukuntu umuntu aba ari umuvugabutumwa akaba yanaririmba cyangwa se akaba ari umuhanzi akaba yaba n'umuhanuzi, se wowe aho ngaho ni nk'izihe mpano wiyiziho? Turi muri kiganiro cya gospel nyine turinjira no mu buzima busanzwe ho gato mu ijambo ry'Imana, tunavuge n'ukuntu naguterese ufite imyaka 16 ajya ari ngahe tubura bwa mbere igihe nasangaga uri guhatana cyane igito cyane amateke. Ndabeshe sivugisha ukuri. Mana yanjye we, mbabarira icyo kiganiro tugisimbuka. Ngaho unyumvire ndabyibuka nasanze uri guhata ni igitoki wambaye akantu k'akajipo k'ishuri kageze ahangaha. Gushatse bwo ko nari nkiri n'umunyeshuri. None se wari wararangije kaminuza? Aho reka tuharenge. Reka icyo kiganiro tugisimbuka. Reka tuharenge. Ntago nyine nabura ukuntu najyaga nzi iwanyu narashonje ngira ngo banyehere imyaka nako ndaza gukanagamo nyine. Reka icyo kiganiro tugisimbuke. Yego. Reka icyo kiganiro tugisimbuke. Hanyuma izi mpano wizeho ni izihe? Iyo umubyeyi
iyo umubyeyi afite abana bitewe n'uburyo bitwara bitewe n'uburyo bamushimisha agira ukuntu abagabira imbere y'Imana. Iyo twagize imitima iciye bugufi tukarambarara tukemera ko ntacyo dushoboye itugabira ku mpano zayo. Yego, we nk'impano wiyiziho nyine dukubite twanzika twinikiza twinjira ku mwisho. Okay, impano ya mbere nzi, Imana yampaye impano y'uburirimbyi. Yego. Nitujyana n'ibihe byiza mukandi ndaza kubabwira nuko imbwiye Imana. Ubwo rero n'ubutumwa bwiza impano yo gusenga. Nakubwiye ngo iyo umwana yashimishije umubyeyi agabira umwana ku byo atunze. Ubwo ni Imana yo twayibaye hafi tugaca bugufi iragenda itugabira twongera. Iyo niyo kuririmba. Kuba wasengera se nk'indwara ugategeka indwara ikagenda cyangwa se abazimu bakava umuntu, iyo mpano ntayo ifite. Pawulo yaravuze ngo ncuruzwa byose na Kristo imbaraga. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo uko mbyize cyangwa se uko byizeye niko bikubera. Yaba twagiraga kwizera gushitse ahantu wansengeye niba kwagutse kwakize. Hagiye sinabyutse nkusengera mu gutwi. Ko numva kutarakira se. Oya urimo uratuburira abantu ngo kugira ngo amavuta yanjye yapfobye. Ubwo ngubwo urimo uratuburira abantu ngo amavuta yanjye yapfobye. Ntabwo ndi kugutubura. Ariko nyine hamwe no kwizera. Ndagenda. Ntabwo wowe wizeye bivuze ngo ntabwo wizeye. Nayisi nijuru we. Nyine ntabwo umurwayi y'ikinini ngahita akira ko kanya. Kwizera kwawe ndaza gukira. Kuragukijije. Amen. Ubwo nimba utizeye nimba wizeye urakira. Yewe uranyemeje. Ubundi twe turasenga Imana igakora. Yego. Twe tubwira abantu kuva mu byaha bakemera babivamo bagakizwa bakakira. Ubwo narakira n'ibyaha mfite. Oya. Ndakubwiye ngo twe dusengera abantu Imana igakora. Yego. Tubwira abantu kureka ibyaha babireka. Reka nizere ko ndi bukire. Babireka bava mu byaha bagakizwa. Nakize mu izina rya Yesu. Gusenga nuko hacu gukora nuko Imana. Impamvu mba nkubajije ni ese impano wizo ni zingahe? Ni ukugira ngo niba nizo ufite nyine umwana nyine arakura akagejuru, nibyo byiza. Hari abantu bigeze bajya gusenga cyangwa se niba nizo mpano tutifite tunahugurane. Turi umugore n'umugabo ariko mu by'umwuka ntabwo ibyo ngibyo bikora. Hari abantu bigeze bajya gusenga basengera umurwayi ufite abazimu n'abadayimoni. Baravuga ngo dayimoni muri bangahe? Oya uyu nkubita uri kumbabaza kuko ntabwo ari dayimoni. Umurwayi aravuga ngo turangana na kirojana nayo masaka. Noneho ushatse kuvuga ngo aho ngaho udafite imbaraga z'Imana ntago waharenga. Ese ugiye nko gusenga ukavuga uti ndategetse dayimoni ihunga, ariko ye ntago ari we dayimoni. Umurwayi akavuga ngo wavuga ngo dayimoni muri bangahe? Ari wowe uri gusenga. Ari nkawe uyoboye iyo timu. Ari wowe mutumishi uyoboye iyo timu y'amanyamasengesho. Wasengera nk'umuntu ufite abadayimoni ukamubaza ngo dayimoni muri bangahe, akavuga ngo turangana na kirojana y'amasaka. Uraho ngo wakora icyo uri wowe ngo nikuri gusenga. Asenga nyine kirojana y'amasaka igasohoka. Nese umurimo nakubwiye ngo urumva gusenga n'ukwacu ariko gukora nuko Imana. None aramutse idasohotse. Yakanga gusohoka gute? Ko hari imbaraga z'imizindi. Ngayo nguko rero turabona iminota n'amasaha birimo biratujyana. Watangiye utubwira kuri umukozi w'Imana, tubwira uburyo ki ufite n'impano zo kuririmba. Imana turirimbiye, Imana yamuri bahereza umugisha. Twari turi n'uburyo twakunda umuntu ajya gusengera dayimoni ikamusuzugura, ukavuga ko itagusuzugura. Ese hagati aho ngaho ikintu wishingikirije ni nk'igiki? Kumva ko udasengera umudayimoni ngo agusuzugure. Hari ikintu wishinja mu mutima wawe utabanje guca bugufi, utabanje kwiyeza ngo itunganye. Yego. Nta mpamvu dayimoni atagusuzugura ko nawe ubwawe umucumbikiye. Yego. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo akenshi na kenshi iyo tugiye kwegera igaburo ryera cyangwa se ameza y'umwami baratubwira ngo mwininire mwisuzume. Iyo wisuzumye ukumva nta mutima ugucira urubanza, ijambo ry'Imana riravuga ngo
kwizera kwacu. Oya ibyo ijambo ry'Imana natubwira ngo uko mubyizeye bari ko bibabera. Ubwo nimba wizeye kubwira dayimoni iti sohoka, ukumva ko nta kigutandukanya n'Imana, nta mpamvu dayimoni adasohoka. Ariko nimba nawe ubwawe, nimba waje usambanye, nimba waje uzi neza ko waje utonganye, nimba waje ko hari ibyo waje nyine wishinja, nawe ubwawe dayimoni wumufite, ubanza kugira ngo wanze umusohore, umutegeke, utamucumbikiye. Hanyuma rero nk'abantu badukurikiye, hari ukuntu bashobora guhita bavuga bati ese ubundi aba bantu ko batubwira ko babana, ngo twakwemezwa n'iki ko bakundana? Nk'abantu badukurikiye batungura ubanegemo nk'akantu kemeza yuko unyemera, wanyihebeye. Urumva ntabwo nafashe umwanzuro wo kuza gusaba ndakwamfata irembo, dukora urukiko, dukubita zara zo mu murenge z'umuramba, genda gukura urumva nyina narabyerekanye. Bano banagira nk'akantu batamo, nanjye ndagutakazamo, mbanze muremere, mba nkubwira ndetse mbanze muremere ariko nabo barabizi. uretse hano se ugenda gake reka mbanze muremere akira. Bajya bavuga ngo duke, bavuga ngo duke turi umutima mwiza, tutabyishirimo intugundwa, niko Salomo yavuze mu migani. Bana nibangani ijana ngo ariko ijana se ariko n'iki umuneke inyanya rumwe, hariya inyanya za desa bari zingana, abari rumwe ni ryitanu, ni ryitanu hariya muri quartier y'Imana kubeshya. Kwese cyeka niba arizo mushi bajya ngo ndetse agaciro ko nta kintu cyavamo. Ndabyumva ntago ari iposho, ariko ngo haye ko mfite aha hantu. Abantu ni kenshi twagiye tubwira yuko nkukunda pe, nyine gira nawe urabizi ko nkukunda, gira nk'akantu banagamo nyine twanzika ikiganiro dusoze ubundi twitahire bitwaye iki. Abantu bagiye gukata wenda gira nk'akantu gira nk'akantu nyine wenda ndirimbira karirimba pana, ariko kavuga ngo tuzajya mu jukura abari ubundi twari ko tuzajya akaririmbo nyine ko hari ukuntu mujya bavanga abantu ngo bakoze Imana ngo baririmba indirimbo ngo z'isi, si ubundi uririmba akaririmbo k'isi uri kumwe n'umuntu mukundana kugira ngo byatuma ijuru riri gutenga. Abantu gira nk'akantu nagamo, niyo wavuga uti rimwe na rimwe mbura amagambo bivugamo ya King James, cyangwa se ugakubita mu yange Grace ngo uyu munsi Imana igeze irabiga ngo amayira utuzi turirimbo cyasengewe mu maso yanjye. Reka mbanze nkubwire, yego si ubwa mbere tuje kuri kamera, nyine gira akarimbo nyine kenshi nagiye nkutamo niba ari umbwira ko nta gapome nyine ongera ugere n'akandi kantu naga umunsi nkubwira ngo uri agapome bakabikata bakabishyira kuri TikTok abantu nkajya nsanga bafite telefone. Ubwo ushaka kongera uyita akaronji, umutima aragutera urenze uri ushaka ko ngaho ugira nk'akantu nyine bwe ako se uri akaneke. Mwana gasani reka umugore nuza ha ubu ngubu ungereranyije n'imineke. uzi umuneke wasabagiye, oya ntago ari uzi umuneke wahoze, oya okay. Imana mbone guhereza umugisha, reka tubwire abantu bari badukurikiye kuri ku Mutima TV ngo Imana mbone guhereza umugisha. Ni rwa rugo rwa Monique na Peter yakukura agaragaye umurenge Itera. Haleluya. Twari tuje kubabwira ngo Imana iracyaturinze, Imana iracyadushyigikiye, uko ubuyobozi bwabo ku Mutima TV buzatwira icyizere mukatuganiriza, tuzababwira n'ibyazira. Haleluya. Uburyo ki ubukwe bwakoze, uburyo twakoze umurenge twafashe irembo bikomeye. Twari tuje kubwira abantu rero ko mu ijuru hari Imana kandi ivuga bikaba, yategeka bigakomera, kandi tubwira n'abantu yuko muri iyi minsi Imana turi kubona ibimenyetso by'ibyiza. Ndakeka harabura ukwezi cyangwa amezi abiri byari babwira nta gaseke gapfundikiye tuzakaba dukundurira, uramutoza tuzabapfundurira agaseke gapfundikiye kandi ngo indari nkuru. Murakoze, Imana ibahereze umugisha, tuzasubira. Shalom shalom.